Murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe, urimo gucikwa. Bakunzi bacu muraho. Twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Abantu hafi ya twese tuba mu isi y'ikoranabuhanga rya internet, kuba online, cyane cyane kuba ku mbuga nkoranyambaga, tubifata nk'iby'agaciro gakomeye kandi nibyo. Ariko se, igihe cyose niko zigira akamaro ku buzima bwacu n'iterambere ryacu? Nubwo ubushize twaganiriye ku byiza 12 byo gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko ntizigira ibyiza gusa kuko zifite n'uruhande rubi. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibibi byazo, kuko nabyo ni byiza kubimenya kugira ngo tubigendere kure, ahubwo twongere urwego rwacu mu kuzikoresha mu bitwubaka. Ushobora kuba uzikoresha nabi zikaba zikugiraho ingaruka mbi ukaba utabizi. Niyo mpamvu tugusabye kubana natwe muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kugira ngo ibibi byazo byose ubimenye. Niba uri mushya kandi ukaba ukunda ibiganiro byiza nk'ibi, wabanza ugakora subscribe, ugakanda no kukazogera ka notification kugira ngo ibindi tugufitiye mu minsi iri imbere biza kugereho mu ba mbere, ntugende udakoze na like. Tunashimiye cyane abo tumenyeranye kuri feedback nziza muduha kandi muraba agaciro kuri twe. Reka dukomeze. Ibibi 12 by'imbuga nkoranyambaga. Icya mbere, imbuga nkoranyambaga zitugabanyiriza kubonana imbona nkubone. Kuganira kenshi n'inshuti zawe kuri social media bigabanya urukumbuzi. Niyo uri kumwe n'abantu muganira imbona nkubone, ugafata smartphone yawe ukigira ku mbuga nkoranyambaga, ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu by'imitekerereze y'abantu bugaragaza ko uburyohe n'umwimerere by'ikiganiro cyanyu bitakara nibura ku kigero cya 30%. Impamvu ni uko scrolling ureba ibiri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bituma uwo muri kumwe wa bored cyangwa se arambirwa vuba kubera ko ubusa n'udahari. Bitewe n'uko isi y'ikoranabuhanga ihuza n'abari kumwe bakagiranye ibiganiro byiza, umwimerere wo guhura imbona nkubone ugenda utakara bitewe n'imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya kabiri mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni ukwiyongera kw'ibyifuzo byo kwitabwaho cyane. Abantu hafi ya twese muri kamere zacu tuba twumva dukwiye kwitabwaho. Iyi ni ingingo abakora imbuga nkoranyambaga baha agaciro cyane, akaba ariyo mpamvu bagaragaza umubare w'abagukurikira, umubare w'abarebye ibyo wapostinze, umubare w'ababikunze bagakora like n'ibindi. Kuko ukurikirwa kandi ukanitabwaho n'abantu benshi, niko zunguka abazikurikira benshi, bikabafasha kuzamamarizaho kuko nibwo buryo bakoreramo amafaranga. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko umuntu wese ugeze ku mbuga nkoranyambaga, iyo postinze ikintu, yabishaka atabishaka, bimusunikira kukumva kigomba kurebwa na benshi. Byaba ngombwa bakakilikinga cyangwa se bagakora na comments. Ni nkuko nanjye mbibasaba kenshi, gusa iyo ibi byifuzo bibaye byinshi mu muntu, rimwe na rimwe bikamutera na insecurity. Bavuga ko atari byiza kuko bishobora kugutera uburwayi bwo mu mutwe bushingiye ku byifuzo byo kwiyongera ko kwitabwaho cyane, aribwo bita histrionic personality disorder cyangwa se dramatic personality disorder. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, ubu burwayi ushobora kuba ufite utabizi. Reka yenda tukubwire muri make ibimenyetso biburanga. Icya mbere ni ukumva ugomba kwitabwaho n'abantu bose mu gihe upostinze akantu, ukumva ko akarenze n'imbibi kakagera no ku bandi bantu benshi. Bitaba gutyo ukaba desi, ukumva ufite ka depression. Ikintu cya kabiri kiranga uburwayi bwa dramatic personality disorder ni ugukora ibiganiro cyangwa se ugapostinga ibiteye isoni kugira ngo bijye viral cyangwa se bigere ku bantu benshi, bityo uhere kumenyekana cyangwa se ube umusitari. Ikintu cya gatatu kigaragaza ubu burwayi ni ukwiyumva nk'izinyiro cyangwa se nk'intyoza mu bintu runaka, ukaba ubabazwa cyane n'uko hari n'abandi babikora wenda neza kukurusha. Ikintu cya kane kigaragaza ubu burwayi ni uko ibyinshi mu biganiro ukora cyangwa se ibintu bitandukanye postinga binengwa n'abantu benshi. Ushobora kubikora mu buryo bwawe wumva uri no mu kuri, ariko iyo ukora ibinengwa n'abantu benshi, ahanini uba biterwa n'ubu burwayi bw'imitekerereze utabizi. Niba usanze ufite kimwe muri ibi bimenyetso, abahanga mu by'imitekerereze batanga inama z'uko ukwiye kugabanya gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, byaba ngombwa ukanazireka. Ikintu cya gatatu mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni uko zirangaza ku kigero zanakuyobya. Kuri bamwe, imbuga nkoranyambaga ni nk'isuri. Ushobora kwibaza uti gute? Nk'uko isuri itemba n'igisanzwe inangiza, n'imbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi nuko zikora. Ushobora kuba mu busanzwe ugenda mu murongo mwiza, ubaho mu buzima bufite intego kandi uharanira kugera ku nzozi zawe. Iyo wiraye ukarangarira cyane ku mbuga nkoranyambaga, hari abasigaye babyita ngo ni ku mihanda, ikibaye cyose ugahurura. Iyo utagize self control aho kuziyobora zikakuyobora, birangira ari amasomo yawe cyangwa se akazi kawe bibihombeyemo, bityo urugendo rugana ku nzozi zawe kurugeraho bikazakubera ingorabahizi. Niba ku mihanda yo ku mbuga nkoranyambaga ikibaye cyose uhurura, menya ko watangiye gufatwa n'indwara yitwa attention deficit cyangwa se hyperactivity disorder. Ubu ni uburwayi bugaragazwa no kutagira umujyo umwe mu byo ukora, aho ibirangaza byose byivanga mu kazi kawe, bikarangira umusaruro wawe ubaye mubi, ntibitane n'umunaniro wo mu mutwe.
Ikintu cya kane mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni uko zongera ibyago bya depression. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abantu batinda kuri social media bibongerera ibyago byo kurwara depression. Ibi biterwa ahanini no kwakira amakuru menshi rimwe na rimwe atari na meza, ukisanga n'ibitakureba wabigize ibyawe kandi wenda nta n'ikintu kizima byakongera ku buzima bwawe. Uruhare rw'amarangamutima yawe ku mbuga nkoranyambaga ni byiza cyane kurugenzura, ukanamenya guhitamo neza ibintu bizima ukwiye kuzikurikiraho bikubaka, ibyagutera depression ukabigendera kure. Ikintu cya gatanu mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni uko zangiza imibanire. Imbuga nkoranyambaga zakagize uruhare runini mu kubaka imibanire y'abantu. Ariko se nibyo? Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu by'imibanire y'abantu bugaragaza ko uko social media zitera imbere niko imibanire y'abantu isubira inyuma. Ubwo bushakashatsi bwanagaragaje ko aho imbuga nkoranyambaga zitereye imbere, ababyeyi batagiha uburere buhagije abana babo. Si ibyo gusa, no gusenyuka kw'ingo byariyongereye ku kigero cyo hejuru. Simubizi se ko muri telefone zacu ziba zirimo udukuru n'utubanga isaha n'isaha byadusenyera? Hari niba bitari real ubitunze nka joke ariko bikaba byagusenyera. Ikintu cya gatandatu mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni uko zishobora kwangiza creativity. Mu kiganiro cy'ubushize twavuze ko imbuga nkoranyambaga iyo uzikoresheje neza zishobora kugufasha mu kongera urwego rwawe mu guhanga udushya. Gusa nk'uko twabibonye ko zishobora no kukurangaza iyo utabyirinze, umwanya wawe wo guhanga udushya zirawitwarira. Ikintu cya karindwi mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni uko zatuma wishyira hanze. Hamwe na social media, rimwe na rimwe abantu bashyira amarangamutima n'ubuzima byabo bwite hanze wenda batabizi. Hari n'abazigeraho bakazikoresha nabi cyane batitaye kuko zishobora kwangiza ubuzima bwabo bwo mu mutwe ndetse na personalite yabo. Ahanini babiterwa no kumva bisanzuye cyane, bumva ko ibyo ku mbuga nkoranyambaga ari aho birangirira, kandi si byo kuko uba ukurikirwa n'abantu bari real. Icya munane mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni ukwigereranya n'abandi bigusunikira kuba wakitakariza icyizere. Ku mbuga nkoranyambaga biroroshye cyane kuba wakigaragaza uko utari. Urugero, usanga benshi bapostinga amafoto agaragaza ibihe byiza byabo, nko kugenda muri first class flights, gusohokera ahantu harenze, gutura mu nzu nziza, kugenda mu modoka zigezweho, kwambara neza imyambaro ihenze cyane, kugendana n'abantu basa neza cyane kandi baba star, kurya neza n'ibindi. Ibi bintu akenshi birabahenda cyane kugira ngo bemeze bagenzi babo ndetse n'ababakurikira. Ibi bisunikira na bamwe mu ba-followers guca ako gahigo, kandi bakabikora atari uko babihisemo, ahubwo ari ukubera kwiyumvisha ko bigezweho. Bamwe muri bo batabashije kubigeraho bitakariza icyizere, rimwe na rimwe bakagira depression. Kwigana ubuzima bushushanyije ubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se fake lifestyle, iyo ushaka gutera imbere uba ugomba kubyirinda. Ikintu cya 9 mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni ukubura ibitotsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko gutinda ku mbuga nkoranyambaga mu gihe witegura kujya kuryama bigabanya uburyohe bw'ibitotsi ku kigero cya 30% bitewe no kugabanuka kw'ikorwa ry'umusemburo wa melatonin utera gusinzira. Ibi biterwa n'urumuri rwa smartphone. Bakaba batanga inama y'uko mbere yo kuryama ibikoresho byose by'ikoranabuhanga ukwiye kubishyira kure y'amaso yawe nibura mbere y'iminota 30. Ibi bigufasha kugira ijoro ryiza, ukabyuka waruhutse bihagije. Ikintu cya 10 mu bibi bya social media ni ukubatwa. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko uko inzoga, itabi cyangwa se urumogi bibata, ari nako na social media zibigenza mu bwonko bwacu, kuko zituma imisemburo itera addiction nka dopamine, oxytocin n'indi myinshi itandukanye igira uruhare mu kuba wabimbata ku kintu runaka. Uko dufunguye imbuga nkoranyambaga, ubwonko bwacu buyivubura kenshi kandi ku bwinshi, bityo ukaba wabimbata kuri zo. Ikintu cya 11 mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni ukubura umwanya wo kwiyitaho no kwitekerezaho. Nyuma yo kubatwa n'imbuga nkoranyambaga, birangira umwanya wawe hafi ya wose uwuzihariye. Uwa mwanya wo kwiyitaho no kwitekerezaho ukabura cyangwa se ukaba muto. Ese uyu mwanya uzi akamaro ufite mu buzima bwawe? Kwiyitaho no kwitekerezaho ni ingenzi cyane mu rugendo rwawe rw'iterambere. Niba ushaka kugera ku nzozi zawe, irinde kuwugurana imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya 12 mu bibi by'imbuga nkoranyambaga ni amakuru y'ibihuha n'ubujura. Imbuga nkoranyambaga zinyuraho amakuru menshi y'ibihuha, hagakorerwa n'ubujura butandukanye. Si ibyo gusa, hari n'ibindi byaha bikomeye bizikorerwaho. Niyo mpamvu atari byiza guhita agaciro amakuru yose uzisangaho. Si na byiza guha icyizere gikomeye abo muzihuriraho, kuko siko bose baba bagufitiye ibyiza. Mu gihe utitonze, ushobora kwibona wibwe n'abantu utazi, cyangwa se wagiye muri groupe y'abanyabyaha. Niyo mpamvu mu gihe ubonye n'ubutumwa bw'umuntu muziranye, ari byiza kubusesengura kugira ngo wirinde abashobora kumwiyitirira mu nyungu zabo utazi.
Ese uzi ko iyo ukoresheje neza imbuga nkoranyambaga kandi mu buryo bukwiye, usibye kuguhuza n'abari kure yawe, zanagufasha mu rugendo rwawe rw'iterambere, ariko iyo zikoreshejwe nabi zagusenya, zikaguteza ibibazo byose tumaze kurebera hamwe. Ese uzi ko bidatana no kugusubiza inyuma, ukaba ushobora kwisanga zaraguteye uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ubukene? Niba ushaka gutera imbere, itoze kuzikoresha neza. Twizere ko iki kiganiro hari icyo kigufashije. Niba gihari, twandikira hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha, ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde, turabakunda.